kiganiro cyo kwibuka kuri uyu munsi haraganirwa kuri raporo zakozwe n'abashakashatsi zigamije kugaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Izi raporo zitiriwe Muse ndetse na Duclair zasohotse muri Werurwe ndetse na Mata 2021. Abatumirwa bacu baradusobanurira birambuye inkomoko yazo, ibikubiyemo ndetse n'uruhare rwazo mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe. Ndi kumwe na Marie Chantal Nduhungirehe w'umwanditsi, yambwiye ngo simvuge ko ari umwanditsi ahubwo ko igitabo cye kitarasohoka ariko kizaza vuba. Yakunze kwibanda ku ingengabitekerezo ya jenoside kubera ko yabaye mu Bubiligi no mu Faransa. Cyo ni ikibazo yakomeje kwibandaho. Haba ndi kumwe na Dr Jean Damascene Bizimana uyobora komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ariyo CNRG mu Gifaransa, nanjye uyobora ipanel nitwa Janine Munyeshuri. Uyu munsi rero turashaka kuganira ku maraporo abiri aretse gusohoka. Hari raporo yitiriwe wayoboye Commission Duclair, bayita rapport Duclair, gouvernement ya President Macron yasabye. Ndi Marie Chantal wivugaho cyane, cyakoze baraza no kuganira bombi. Na raporo ya kabiri iretse gusohoka ariyo yitwa Muse Report mu Cyongereza, ariyo cyane cyane Dr Bizimana aza kwibandaho. Nagira ngo rero tugitangira iki kiganiro buri wese mere kuri wowe Marie Chantal, mutwibutse izi raporo historique yazo uko yatangiye nicyo zije gukora zigamije. Nge nababwira kuri rapport Duclair kuko ariyo nasomye neza nkayirangiza. Ni raporo yakozwe na komisiyo y'ubushakashatsi bujyana n'inyandiko z'amateka z'Abafaransa zerekeranye n'u Rwanda na jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo komisiyo ikaba igizwe n'abantu 13 bo muri profession zitandukanye. Bayikozeho imyaka 2. Yatangiye ku itariki ya 15. Yashyizweho na Perezida Emmanuel Macron ku itariki ya 15 z'ukwa kane 2019. Bayimuha ku itariki ya 29 y'ukwa gatatu 2021. Bakoze imyaka 2, ubundi bayishyira ahagaragara kugira ngo bose babashe kuyisoma ku itariki ya 5 y'ukwa kane ejo bundi 2021. Bakoze ku madokima arenze 6,000. Hari menshi muri yo yari secret, donc no kuvuga Abafaransa batari barashyize hanze, ariko kubera ko komisiyo yabisabye bayashyira hanze ku buryo n'ubu ngubu ushatse wese yagenda abakora ubushakashatsi akayigaho. Bitavuze ko amadokima yose y'Abafaransa kuri ibyo bihe bayashyize hanze. Hari ayo batabashije kugeraho, ariko ayangaya 6,000 babashije kuyigaho. Iyo raporo rero yashyizweho kubera jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. U Rwanda n'Ubufaransa byari bifitanye conflit, ntabwo byari bimeranye neza. Hagiye haba historique. Jenoside yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa kane 1994. Hanyuma guhera ku itariki 8 kujya ku itariki ya 14 y'ukwa kane Abafaransa baje mu Rwanda, bari bahari ariko bakoze mission twavuga yo kwevacua abantu babo. Ntago ari ukuvuga ko bevacua Abafaransa gusa, bevacue n'Abayeuropéens, barumvikanye bevacua abantu babo. Hanyuma ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu, nge nicyo cyantangaje muri raporo, ntago nari mbizi, Abafaransa bemeye ko habaye jenoside mu Rwanda muri 1994. Donc itariki ya 16 y'ukwa gatanu. Ari ndubyemera Juppe niwe ari Juppe. Hanyuma ku itariki ya 4 y'ukwa 10 1994 niho jenoside yemewe na ONU. Nukuvuga ko bayemeye mbere, ariko ntago bivuga ko bemeye responsabilité zabo. Bemeye ko habaye jenoside mu Rwanda yakorewe Abatutsi, ariko ntago bemeye ko habaye responsabilité. Uruhara rwabo ntago barwemeye. Bon, hanyuma rero hagati aho hagiye haba ibintu byinshi byo guhangana na leta y'u Rwanda kubera iyo jenoside, kubera cyane cyane Mitterrand wavugaga ati
ibintu byabaye mu Rwanda ni autodestruction d'un peuple, ni ukuvuga ni abanyarwanda hagati yabo bicanye kandi ubwo bari baremeye imbere ko habaye jenoside, ariko Mitterrand yaravuga ati ni abanyarwanda hagati yabo bicanye, ntacyo abafaransa bari kubikoraho etc. Noneho haba ibibazo byinshi, sinzi niba mubyibuka igihe batangaga manda zo guhagarika abanyarwanda, ntabwo nibuka za Bruguière u Rwanda rwavugaga ko abafaransa ari complice, nabyo byabayeho raporo mucyo exactement. Hanyuma ibyo byose bigenda bituma haba umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Hari ijambo bakunze gukoresha iyo bavuga Ubufaransa muri Afurika, bavuga ko Ubufaransa bavuga la France Afrique, ni ukuvuga ko Abafaransa bafite politike yabo bakoresha muri Afurika hose, cyane cyane muri Afrique de l'Ouest, za Senegal, za Côte d'Ivoire hose. Icyo gihe u Rwanda nyine rwari muri précaré y'Abafaransa, donc rwari ruri muri ako kantu ka politike yabo bakora muri Afurika. Habaye rero umwuka mubi na za polemique hagati y'abantu, y'abaofisiyeri b'Abafaransa, abandi nkatwe bajya kuri réseaux sociaux, n'abandi haba mu Faransa haba mu Rwanda, umwuka mubi hagati y'Abafaransa n'Abanyarwanda. Noneho ni muri iyo contexte rero habaye muri 1998 habaye mission parlementaire yitwa Kires. Iyo mission parlementaire donc ntago bayitiriye u Rwanda, ariko bavugaga ko bashaka kureba operation militaire zose z'Abafaransa muri Afurika, bakavuga ngo barashaka kugabanya uwo mwuka mubi. Ariko iyo rapport ntacyo yagezeho mu by'ukuri cyatuma uwo mwuka mubi ugabanuka. Hanyuma nyuma haba raporo mucyo mu 2008 yateye ikibazo Abafaransa kubera ko yashyiraga mu majwi abanyapolitike b'Abafaransa bavuga n'amazina atari ibintu byo mu cyuka, noneho uvuga ngo Ubufaransa bwakoze ibi, oya, yabavugaga mu mazina, ivuga ati kanaka bagize uru ruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi no mu bintu byose byabaye mu Rwanda. Hanyuma ni muri iyo contexte rero, mbere yaho muri mu 2010 Nicolas Sarkozy wari perezida w'Ubufaransa icyo gihe yashatse gukora intambwe yo kwiyunga. Yaje hano mu Rwanda ajya no ku rwibutso, antuka yaragerageje, nabyo ntago byakunze kuko hari za resistance nyinshi mu Faransa, hari abasirikare, hari abanyapolitike benshi ba Juppé, ba Baradieu, bose badakurikira, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ariko yaragerageje. Sarkozy yaragerageje. Muri iyo contexte rero niho Perezida Emmanuel Macron yafashe icyemezo cyo gushyira iyo komisiyo. Perezida Emmanuel Macron akaba ari icyo twita umujene ugereranyije n'abandi baperezida b'Abafaransa, ni ukuvuga ko yari afite imyaka 16 jenoside iba. Ntabwo ari muri politike, ntabwo, ni ukuvuga ko yaje abisanga, aragerageza, aravuga ati reka dushyireho komisiyo noneho yige neza ibyabaye mu Rwanda, tujye kureba archive, dushyireho abaspecialiste bazajye kwiga uruhare rw'Ubufaransa. Nakoze kutwibutsa mu ncamake contexte iyo raporo yajemo, cyane cyane n'ukuntu Perezida Macron asa n'uwagize ubwo butware bwo gushaka gushyiraho nk'iyo komisiyo ngo itange raporo, kandi witwa ko ari komisiyo ngo y'abascientifique n'abahistorien, nubwo mu ntangiriro zayo twumvise abantu batera hejuru ngo nta baspecialiste mu Rwanda barimo. Irimo abantu 13, harimo 4 bavuyemo. Hari abavuyemo bisakuza, kuko hari abavuyemo ubona neza ko ngewe iyo no opinion yanjye, ariko ngewe harabonaga babogamye, sibyo? Hari n'abandi rero batashyizemo, ukibaza impamvu batabashyizemo. Ari bande? Hari nka Hélène Dumas. Hélène Dumas ntago ndumva impamvu batashyizemo Hélène Dumas. Ninde wundi navuga, hari undi wanditse Stéphane Douin-Rousseau. Mbese ngiye mbona no mu gushyiramo abantu muri iyo komisiyo, ubona ko habaye kurobanura abantu. Yego. Ariko nta wabitindaho, kuko hari wenda n'abantu bari neutre
muri iyo komisiyo, ariko ngewe hari abandi mbona bari bazi u Rwanda bashaka kujyamo kandi batashyizemo. icyangombwa ariko twumvise ko ari perezida Macron we yifuje iyo komisiyo n'iyo raporo bakaba barayimuhaye. turaza no kuvuga nyuma ukuntu iyo raporo yakiriwe i Kigali. nkomeje namwe Dr Bizimana ngo mutwibutse amateka ya raporo yiswe Muse Report. Muse Report yatangiye muri 2017 iza mu by'ukuri ikurikira ibyari byarakozwe na raporo ya komisiyo Mucyo. Komisiyo Mucyo ni komisiyo yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda muri 2006, ikora hafi imyaka 2 kuko raporo yayo yayirangije mu mpera za 2017. Hanyuma itangazwa muri 2008. Kubera yuko rero raporo Mucyo yo ubushakashatsi bwayo bwinshi yabukoreye mu Rwanda. Ireba mu nyandiko z'amateka z'inzego za leta, cyane cyane inzego zifite aho zari zarahuriye n'ikibazo cy'Ubufaransa mu Rwanda. Ni ukuvuga Minisiteri y'Ingabo, Etat Major y'Ingabo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Presidence, izashoboraga kuboneka kuko hari nyinshi zatwitswe. Hanyuma komisiyo Mucyo nanone ikorera henshi mu gihugu aho ingabo z'Abafaransa zabaye. Ni ukuvuga aho zagiye mu mirwano, cyane cyane ni Ibyumba na Ruhengeri na Gabiro mu Mutara. Komisiyo Mucyo ijya nanone ahatorejwe interahamwe ahantu hatandukanye kuko mu bazitozaga harimo Abanyarwanda rero kabamo n'abasirikare b'Abafaransa. Ahenshi byanakorwaga mu bigo bya gisirikare binazwi ni ikigo cya Gabiro, Mukamira, Bigogwe na Gako. Hakaba n'ibindi bigo bitandukanye nko muri Université Nyakinama imyitozo yagiye habera, hano i Kanombe, Nyandungu, mu ishyamba rya Nyungwe n'ahantu hatandukanye, ariko mu bigo bya gisirikare niho haberaga imyitozo ikomeye. Komisiyo Mucyo nanone ijya mu gice cyiswe Turquoise, igice cyabayemo abasirikare b'Abafaransa mu gihe cy'amezi 2 hagati y'itariki 22 z'ukwa gatandatu 1994 na 22 z'ukwa 8 1994. Komisiyo Mucyo yegeranyije témoignage nyinshi cyane, ubuhamya bwinshi, ikagira ubwisesengura, itoranya mu bw'ubona bw'ingenzi. Ni nako kamaro kanini mbona ifite kuko nta rundi rwego kugeza ubu rwigeze rukusanya ubwo buhamya bugize igice cya gisirikare ahatojwe interahamwe, ababonye abasirikare b'Abafaransa babaka indangamuntu kuri za bariyeri, abakobwa n'abagore basambanyijwe ku gahato. Izo navuga ko rwose ni inyandiko zifite akamaro n'ubuhamya bufite akamaro komisiyo Mucyo yashoboye gufata, kandi byiza bufashe n'amajwi baranandukurwa. Niko kamaro kanini cyane yagize. Ikindi buriya kinakomeye nuko muri icyo gihe komisiyo Mucyo yakoraga 2007-2008 cyari igihe cy'inkiko gacaca. Inkiko gacaca zatangiye imanza muri 2002, ku buryo abaturage bari bamaze kumenyera gutanga ubuhamya mu buryo bwo kuvuga amateka ya jenoside, bumva rwose babishyizemo imbaraga, babikeneye ko ayo mateka amenywa. Ubu ngubu hamaze kuza ikintu gisa nko gucika intege ku batanga buhamya, cyangwa se kurambirwa no kunanirwa guhora bavuga ibintu bimwe mu myaka 27, ubu birabavuna. Ariko igihe komisiyo Mucyo yakoraga byo byari, navuga ko byari byoroshye ku buryo kwakira ubuhamya byafashije cyane. Komisiyo Muse rero iyo yaje ifite uko mbibona ifite mission yo kwagura, kuvuga ijya ku rwego mpuzamahanga, irenga imbibi z'u Rwanda aho komisiyo Mucyo yari yarakoreye. Ubwo komisiyo Mucyo yari abatanga buhamya bake abanyamahanga yabonye, ariko ntabwo yagiye hose. Komisiyo Muse yagiye mu muryango w'abibumbye, yegera inyandiko zaho, ijya mu miryango mpuzamahanga itari ya leta, yewe inahura n'abadiplomate bagiye baba mu nzego mu muryango w'abibumbye, mu muryango w'ubumwe bwa Afurika n'ahandi. Ifata inyandiko n'ubuhamya bw'abo bantu, iza iri mpuzamahanga cyane. Ariho mbona ko izi komisiyo ziruzuzanya, kuko komisiyo Muse yanahereye ku byo Mucyo yari yarakoze, ariko iragura ijya ku rwego mpuzamahanga. Yasabye na za archives zo mu Bufaransa. Muri raporo ya Muse barabivuga yuko basabye, banditse inshuro 3, bakavuga n'amatariki sinyafite, ariko nta gisubizo bigeze bahabwa. Ndetse bo hari naho bavuga bashakaga rwose gucukumbura kurushaho, aho bavuga ko ingabo z'Abafaransa zari muri Turquoise muri Congo zagize gahunda yo kongera kwegeranya abasirikare bakoze jenoside na guverinoma
ngo bongere bisuganye bajye hamwe batere u Rwanda bagashaka kwibonera ibimenyetso kuko raporo du Claire irabivuga ariko izo arishive ntabwo bigeze bemerwa kuzigeraho ndetse na du Claire nawe avuga ko hari arishive atashoboye kugeraho nayo birumvikana ko ni izindi ntege nke zihari kuko kuba hari arishive komisiyo yashyizweho na perezida Macron yimwe komisiyo ntizibone umuntu yakwibaza ni kuyihe mpamvu. Numvise avuga ngo arishive bamwemereye barazidekarasifiye ariko ngo fondasiyo Mitterrand nayo ishyiraho ngo sele y'imyaka 50 kuko hari arishive ziri publique hari na za arishive z'amafondasiyo nk'ayo fondasiyo Mitterrand fondasiyo Jaurès amafondasiyo y'abasosiyaliste ariko hari n'aho bavuga muri komisiyo du Claire ko hari na arishive z'inteko bananiwe amategeko y'Ubufaransa batashoboye kugeraho kandi zo murumva ni iza leta. Noneho tugere ku myanzuro cyangwa conclusion y'izo raporo. Marie, twibutse by'ingenzi iyo raporo ingana harya n'amapaje angahe? Amapaje 900 n'andarenga. Ngewe conclusion ya mbere umwanzuro wa mbere mbona kandi ngiye mbona ari umwanzuro ukomeye nuko abafaransa bemeye ko bafite icyo bita des responsabilités accablantes. Sinzi ukuntu umuntu yabisengura mu kinyarwanda ariko ni ukuvuga ko bemeye yuko bafite uruhare rukomeye mu bintu byabaye mu Rwanda kandi ruteye isoni lourde et accablant ruremereye accablant uko bimba ruteye isoni ruteye isoni kandi ngiye nkabona ari ndabizi ko ni ibintu wenda biruhanije ku muntu wabaye muri jenoside akaba ari umuntu warokotse akaba wenda yikoreye ibintu biremereye ariko umuntu agiye mu rwego rw'ibihugu ngiye mbona kuba byonyine iyo ntambwe yaratewe ngiye mbona ari ikintu gikomeye ndabizi ko ntabwo ari ibintu umuntu apfa kwemera ngo avuge ngo ariko birakomeye kubera ko ubundi bari baratsimbaraye kuvuga yuko ntacyo bari kubikoraho ko bo nyine nta kintu bakoze urebye kuba rero barafashe barateye iyo ntambwe yo kwemera ko habaye urwo ruhare harya muvuze ngo iki uruhare ruremereye kandi ruteye isoni ngiye mbona ari intambwe bitavuga ko ihagije ariko yaratewe. Noneho se hari ikindi kintu cyagiye kivugwa nacyo nabonye nasomye muri iyo raporo ivuga ngo bemeye nyine icyo kintu bise ngo uruhare rukomeye kandi ruteye isoni ariko bakavuga bati imbere y'amategeko ntacyo twaregwa ngo nta complicité reka ngaruke ku kandi bavuze mbere nanone nta complicité turayigarukaho ariko barabanje jewe icyanteye amtisho kurebye kuvuga ni ukuvuga ngo bagize uruhare ruteye isoni ariko bakavuga ngo habaye ngo icyo bita aveuglement continu dans le soutien à un régime raciste bita eux-mêmes racistes ni ukuvuga blindness ubuhumyi bagize ubuhumyi ngewe icyo ngicyo ntabeshye ni ikintu ngewe cyanteye ni ikintu ntumva kubera ko complicité burya ushaka kutavuga complicité cyangwa ukavuga uti nta complicité nagize kubera ko utinya ingaruka z'iyo raporo ejo birumvikana ejo bundi bazafata wari premier ministre wacu Ubufaransa burya ni régime monarchique nubwo ari présidentielle umuntu wabaye ikintu mu Faransa ahora ari quelqu'un donc kuvuga uti uzafata umuntu nka Juppé cyangwa umuntu nka Balladur umujyane mu rukiko baba bumva ari ibintu bidashoboka ariko kuvuga ngo ubuhumyi blindness aveuglement ngewe nicyo mbona giteye ikibazo kuko ntago muri izo conclusion kubera urebye les détails ziri muri iyo raporo ni ukuvuga ibintu byose bacukumbuye ubwabo hanyuma warangiza ukagaruka kandi ukavuga ngo habaye ntago babibonaga ntago leta yabonaga ibirimo kuba ni ibintu ngewe mbona bitumvikana mbere ntago byumvikana kuvuga ngo complicité wakumva impamvu babivuga ariko kuvuga ngo ntago twabibonaga byo ntibyumvikana kandi raporo yose ibivuga kandi raporo yose irimo yerekana irimo ibyerekana ni ikibazo gikomeye turaza kubisubiraho ibyo bya complicité hanyuma se yakiriwe gute Kigali kugira ngo dukomeze tuvuge mfata imyanzuro nuko bayitanze ndibuka ko
tugitangira iminsi yo kwibuka Vincent Ducré ari we wari uyoboye iyo komisiyo yaje ino atanga raporo ayiha perezida Kagame yakiriwe ite? yaraje ayiha perezida. ngewe uko nabibonye ntabwo navuga ko yakiriwe nabi, navuga ko yakiriwe de manière mitigée. Sinzi ukuntu nabisesengura mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ko nta kintu ngewe mbona kitazwi iriya raporo yazanye, kitazwi n'abanyarwanda. Abanyarwanda babibayemo. Yego. Ni ukuvuga nta gishyashya yavuze. Yego. Ahubwo ngewe mbona wenda yavuze ibidahagije, kandi inavuga ngewe mbona icyakiriwe neza ni uko abafaransa bemeye yuko bagize aribyo na perezida yavuze muri disikuru ye y'umunsi wo kwibuka. Dusubiye noneho kuri News Report, mwatwibutsa imyanzuro yayo. Nabonye igera hafi ku 100. Dr Bizimana, n'iby'ingenzi twakuramo mbere y'uko tugira deba kuri izo raporo ko ari ebyiri. Icya mbere nakivuze ni ikijyanye no kuba yarakozwe ku rwego mpuzamahanga yuzuza raporo mucyo. Ariko icya kabiri nanone raporo Muse ifite nuko ikora ku myaka myinshi cyane. Itangira na 62 aribwo ubutwererane bw'ubufaransa mu Rwanda bwatangiye. Ubwo butwererane bukagenda bukomera. Mbere bwatangiye ari mu nzego za gisivile, ariko bigeze nko mu 75 noneho n'ubufaransa bwashyizeho gendarmerie y'u Rwanda. Mumva ko binjiye mu rwego rwa gisirikare. Bigeze muri 83 noneho hasinywa amasezerano yo gufasha kurenga gendarmerie, ko gendarmerie ishinzwe umutekano. Noneho binjira mu gufasha ingabo nk'abasirikare nuko bajya mu Rwanda 83. Noneho 90 aho hari ikintu gikomeye, kuko muri 90 Perezida Mitterrand afashe icyemezo cyo kohereza ingabo mu Rwanda kuza gufasha ingabo z'u Rwanda kurwanya FPR. Nta masezerano yo gufatanya mu bya gisirikare bita coopération militaire. Bari bafite ubundi amasezerano yo kwigisha gendarmerie ayo muri 75. Ariko no muri 90 bayarengaho baza mu mirwano. Kujya mu mirwano bisaba amasezerano yihariye ya defense yemerera igihugu ko cyajya gufasha ikindi kurwana. Noneho bigeze muri 92 Ubufaransa buza kubona ko bwarenze ku mategeko, ko ibyo buriho bukora bitemewe n'amategeko. Nibwo basubiye muri ya masezerano no 83. Noneho bashyiramo gutabarana mu bya gisirikare. Mu Gifaransa bavuga ni en fait régulariser de fait. Nubwo bafashe kuba barwanaga kandi bitemewe, noneho bashyiraho amasezerano abyemeza kandi byarabaye. Bamaze igihe babikora. Nicyo rero cyiza raporo Muse izanamo, kuko yo izana iyo myaka yose kuva muri 62 kugeza muri 94, ariko ikava no muri 94 kugeza mu myaka 25 ishize aho barangije raporo. Yego. Berekana uburyo abafaransa bakomeje kubangamira, ubwo navuga politiki y'abafaransa ya leta, kubangamira u Rwanda nyuma ya jenoside, kubangamira guverinoma y'u Rwanda mu buryo bwose, haba mu bijyanye no kudahana, gucumbikira abakoze jenoside bagahabwa ubwenegihugu ntibakurikiranwe, haba gufasha abantu bapfobye banahakana jenoside yakorewe Abatutsi, bakabyerekana mu buryo bwose uburyo ibyo byemezo byagiye bifatwa. Noneho byagera ku myanzuro. Yego. Mu by'ukuri umwanzuro bikubiye mu mwanzuro umwe. Raporo Muse ijya hejuru ya raporo Ducré ibyo Marie yavugaga. Yego. Kuko raporo Muse iragaragaza iti hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ibikorwa byakozwe mu Rwanda byo gutanga ubufasha mu bya gisirikare, intwaro, amafaranga, imyitozo, abafaransa babikoze babizi ko iyo leta guhera muri 90 yateguraga jenoside. Niyo mpamvu banayita ngo jenoside yagaragariraga buri wese, un jenoside prévisible. Yewe inyitora nashimishije kuko iyo ugeze muri raporo ya mission Kiresi, yego, yo muri 98 mwavuzeho mbere, Ambasaderi Martre wahagarariye Ubufaransa mu Rwanda kuva muri 88 kugeza muri 93, mission Kiresi yamutumyeho iramubaza. None Martre aravuga ati jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yari prévisible guhera mu kwezi kwa 10 jamuni wari yikoresheje. Ati kuko ati icyambere n'abategetsi ubwabo duhereye ku bategetsi b'ingabo, Colonel Serubuga wari umugabo wungirije w'ingabo, Colonel Rwagafirita wayoboraga gendarmerie mu Rwanda, ati barabimbwiraga ati tugize amahirwe inkotanyi zirateye, tugiye kwica Abatutsi kandi ni bake cyane.
uwundi witwa General Jean Varret nawe wari ushinzwe cooperation militaire ubutware mu bya gisirikare yaje mu Rwanda inshuro zitandukanye nawe yabitanzemo ubuhamya yaranabyanditse hari na za interview n'ubatanga mu itangazamakuru bivuga avuga ko Rwagafirita amubwiye ngo abatutsi ils sont trop peu nombreux nous allons les liquider ngo ni banyamuke cyane turajya kubica akoresha amagambo noneho raporo Muse ikanerekana inyandiko za diplomasi harimo izakozwe yewe na Duclerc arazigaragaza hari izakozwe na Colonel René Garnier niwe wari ushinzwe ubutware mu bya gisirikare muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda i Kigali hakaba ambasaderi Maritere nawe guhera muri 1990 nko mu kwezi kwa 10 bakoze inyandiko zigera kuri 4 bagaragaza yuko hari umugambi leta iri gukora wo kwica abatutsi bahora ko ari abatutsi ati babiciye ikibirira kandi hari risike ko byiyongera mu gihugu hose kuko biri mu mugambi wa leta noneho umwaka kundi bakerekana uko leta yagiye izamura icyo kintu cy'ubutagondwa kandi ikagishyigikira Ubufaransa aho kugira ngo bivanemo isomo ahubwo bukongera ubufasha mu ntwaro mu mafaranga mu bya gisirikare ari nabyo yasobanuraga asobanura ko atari ubuhumyi ahubwo Abafaransa ubutegetsi bw'Ubufaransa bwabikoze bubireba bukabyirengagiza hari n'izindi dokimazi usanga ari nk'inyandiko mvugo z'inama z'abaminisitiri kandi abaminisitiri bakeya ubona mbega ni dosiye perezida Mitterrand yafashe ku giti cye ayiyoborana n'abo yiyumvamo agafata umusirikare mukuru Amiral Langsat agafata umujyanama mu bya sirikare Christian Queneau agafata abandi bajyanama be witwa Bruno Dorey na Paul Dijou ako gatsiko kakaba ariko kabiyobora hanyuma bagahamagara rimwe na rimwe minisitiri w'intebe Edouard Balladur kuko icyo gihe bari mu butegetsi busangiwe agahamagara na minisitiri Alain Juppé n'uwa w'ingabo François Léotard kugira ngo bamenyeshe ibyo byemezo ariko ugasanga mu by'ukuri ni Mitterrand wabiyoboraga kuko no perezida wa repubulika afashe icyemezo bagomba kugishyira mu bikorwa bari bafite agaserire bagira nibaza ko bagira agaserire komite restreint gakora ibijyana na Afurika hose noneho bakabikoreramo nta nubwo ndibaza ko bidaca no muri asambure ntabwo baca mu nteko aho rero niho raporo Muse ikomereye kuko ivuga iti nta buhumyi bwabaye ahubwo za responsabilité rude akablante rwa ruhare ruremereye kandi ruteye isoni komisiyo Duclerc yavuze ati birenze kuba ruremereye ahubwo jenoside yagaragariraga buri wese haba mu itegurwa ryayo no mu ishyirwa mu bikorwa ryayo bivuze rero ko babikoze babizi ko bashyigikiye abajenosideri nuko numvise muvuga Balladur n'abajije Marie ngo atubwire uko raporo Duclerc yakiriwe mu Rwanda namwe mwaducisha mu ncamake uko raporo Muse yakiriwe mu Faransa kugeza ubu nubwo tutarumva perezida Macron muri rusange navuga mu buryo bubiri haba mu Rwanda no mu Faransa izi raporo zombi zakiriwe neza kuko nibwo bwa mbere hakozwe za raporo zasabwe n'ibihugu kandi ukabona ziza zijya mu murongo wo gushaka ibimenyetso by'amateka uko yagenze nanibutsa ko izi komisiyo ntabwo zishinzwe kujya guha inyito mu rwego rw'amategeko ibimenyetso byabonye mu gifaransa bazita les commissions d'établissement des faits ni ukuvuga ko ni komisiyo zishyirwaho kugira ngo zirebe ibikorwa byabaye ibyo ari byo n'ibimenyetso bibiranga hanyuma birebana no kubyita inyito mu mategeko n'inkiko ntabwo bireba izi komisiyo ni kose zikora ariko nibwo bwa mbere habayeho komisiyo zakoze mvuga ko zigenga kandi zigahabwa urebye no mu mabaruwa zishyiraho nka komisiyo ya Duclerc rwose perezida Macron yashyizeho ibaruwa ibaha ububasha bwo gukora hose bakagera ubwumva n'inzego zitabaha archive simpamya ko ari senjonction si amabwiriza y'ubutegetsi usanga ntitubyirengagize mu Faransa haracyari abategetsi bakuru bamwe bo ku bihe byashize bagitinya yuko uruhare rwabo rwagaragaza bagikomeye ku bucuti bari bafitanye na leta yakoze jenoside nabo bakoresha uko bashoboye kose ngo babangamire imikorere nk'izi komisiyo ariko akazi zakoze ni keza kuko nubwo mu myanzuro mwumva hari aho banyuranya gato ariko mu bijyanye no kwerekana ibikorwa nyirizina byo gufasha leta bizwi ko iri gukora jenoside icyo bagihurizaho bakoze cyane cyane muri context y'uyu mwaka wo kwibuka ndashima ko usibye ko zinahuza kuri icyo kintu cya responsabilité zinavuga ko cyari jenoside tutangajwe kubona ibihugu byinshi bitavuga n'icyaha icyo ari cyo cyangwa ntibivuge jenoside ko yakorewe abatutsi dukwiye kubyishimira kuko perezida Macron yewe duhere no kuri perezida Sarkozy nuko hagati aho haje gucamo perezida Hollande bigasa nkaho imbaraga Sarkozy yari yazanye n'ubushake bisubira inyuma ariko Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere cyashyizeho i Burayi cyashyizeho itegeko rihana
abahakana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda. Ubusuwisi bwari burisanganywe rya rusange, ariko ubufaransa ari naho hari ikibazo kinini no mu Bubiligi. Nibwo bwatinyutse bushyiraho itegeko muri 2017 buvuga ko guhakana jenoside yemewe n'umuryango w'abibumbye harimo na jenoside yakorewe abatutsi bihanirwa. ari buryo ngo bucyo byo bituma Sharon anashobora kuregwa, Natasha Paul anashobora kuregwa. Icyo ni ikintu gikomeye tutabona mu bindi bihugu. Muri 2019 nanone Ubufaransa bwashyizeho binyuze mu iteka rya perezida ko itariki 7 za buri mwaka uzajya uba umunsi wo mu Bufaransa wo gutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wo kuyibuka no kuyishyiraho ibiganiro, kikaba ari igikorwa gikozwe na leta. Uza ko niyo hazo undi mu perezida kugira ngo ibyo biveho yagomba kuvanaho rya teka, ariko akenshi biragoye kugira ngo perezida akureho iteka ryashyizweho na mugenzi we. Bagiye bacyo na za memorial. Aho rero birumvikana na za memorial nibyo. Ubufaransa nicyo gihugu gifite inzibutso nyinshi zirenga 10 mu mijyi itandukanye. Abanyarwanda rero bajya babimenya, buriya dufite yego abanyapolitike babi mu Bufaransa bafashije guverinoma yakoze jenoside, ariko dufite n'abafaransa babirwanyije cyane batari n'abanyapolitike. Nk'iyo misiyo kirese twavugaga kugira ngo ijyeho, ngira ngo wenda Janine urabyibuka, hari amasosiyasiyo nka Survie yarimo François Xavier Verschave, barimo banyakwigendera Jean Paul Goutte, Jules Duroux, bashyize imbaraga n'abanditsi b'ibitabo. Igitabo cya mbere mu Bufaransa kibuka cyitwaga Faut-il juger Mitterrand, cyanditswe na Pascal Crop. Gatese ba Mitterrand ntibakwiye kuba bacirwa urubanza. Ubwo iyo bavugaga ba Mitterrand uvuga Mitterrand wari perezida na Jean Christophe w'umuhungu we. Iyo presiyo rero yakozwe na société civile mu Bufaransa yatumye hari ibintu bigenda bifunguka ku buryo na politike nawe yagiye ifunguka itera intambwe. Tujya gusoza kandi tudashobora no gusoza, nagira ngo mugire icyo muvuga ku bibazo abantu bakomeje kwibazaho. Twabivuze icyo kintu duhuje, izo raporo nazo zihuje gikomeye, aricyo cyo kwemera uruhare no kuvuga icyaha kuri jenoside yakorewe abatutsi, n'ayo mategeko yagiye ashyirwaho mu Faransa akomeye. Nagira ngo tuvugeho n'ibizakurikira. Mbese dore ko tugize ikintu kibanze gikomeye duhuje, ibihugu byacu bihuje, diplomasi isa naho ugiye gusubirana mu minsi iri imbere, niki twakwizera? Ndabona hari twakwizera ibintu byinshi. Mvuge nka bibiri. Mu Bufaransa ubundi buri mwaka iyo jenoside, kwibuka jenoside byabaga biri hafi kwegereza, hazaga abanditsi bapfobya ibitabo bya PRP bigasohoka. Mwibuke nko muri 2004 u Rwanda rugiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 10, nibwo ikinyamakuru Le Monde, Marianne mu nyandiko za Stephen Smith bahise banasohora ibyari biteganyijwe kuzava muri ya ngirwa raporo ya Bruguière itaranasohoka, kuko yasohotse muri 2005 na 6, ariko bodeja muri 2004 bari basohoye ibikubiyemo. Babangamiraga rero iteka gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi buri gihe. Ubicyo ntabwo kizasubira kuko hari n'ibyo byemezo twagiye tuvuga. Ariko icya kabiri na raporo zigaragaza kubangamira u Rwanda mu kwiyubaka kwarwo, haba ku rwego mpuzamahanga no mu gihugu imbere, bakabangamira ibyemezo bishyigikiye u Rwanda mu miryango mpuzamahanga, mu muryango w'abibumbye, mu bijyanye n'umukungu mu bigega by'imari nka FMI. Inkunga itega u Rwanda ugasanga abafaransa barayibangamira kubera ryapfunwe na cya kimwaro bari bafite mu kuba barashyigikiye leta yakoze jenoside. Ubu rero murumva ko mu mibanire y'ibihugu ubwo hari ukuri byumvikanaho, ibihugu byumvikanaho, n'iyo politike mpuzamahanga ubutwererane buzahinduka, habeho kubahana. Kandi buriya muri politike mpuzamahanga iryo ni ihame, ibihugu kubahana birimo. Kubahana rero wasangaga Ubufaransa butabigiraga ku Rwanda. U Rwanda bwari bufite, kuko u Rwanda ruracyafiteho na ambasaderi. Ubufaransa nta ambasaderi bwohereje bugira mu Rwanda, turizera ko ubu bizaba. Icyo rero ni ikintu gikomeye, kuba hari ukuri ibihugu bibona kimwe. Noneho hari intambwe izaterwa no mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu muri rusange. Noneho n'abaturage nabo babane, abanyeshuri bashobora kujya kwiga mu Bufaransa, Abafaransa bashobora kujya baza bagakora za stage mu Rwanda bakamenya amateka y'igihugu cyacu, cyane ko hari n'abanyarwanda bafite za nationalite z'Ubufaransa. Urumva iyo ntambwe yo kugira ngo ibihugu bibane mu bwubahane, mu cyizere, nkeka ko izaterwa kandi turabyifuza. Marie Chantal, icyo wakongeraho? Ngewe ikintu cyangwa icyo wifuza? Icyo nifuza, hari ikintu Abafaransa, iyo terime n'Abafaransa bayihimbye, ijambo rivuga ngo droit d'inventaire. Ni Jospin wari muri parti politique imwe
na mitera bahoraga bamubwira batese biragenda bite ko wowe mitera atari yakoze ibi n'ibi n'ibi wowe ukaba uri muri parti imwe aravuga ati ngiye mfite droit d'inventaire ni ukuvuga ngo mfite uburenganzira bwo kuza nkavuga nti nubwo turi muri mu ishyaka rimwe mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo yakoze iki kibi n'iki cyiza n'abafaransa rero ni kimwe ku rwego rw'igihugu kimwe dayo ni uko abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda nabo bicaye hanze bafite nabo uburenganzira bwo kuvuga iyo droit d'inventaire bakayishyiraho bakavuga bati vora niba wenda narindi mu ishyaka rimeze gutya na gutya cyangwa muri famiye yakoze amahano mfite uburenganzira bwo kuvuga nti mfite droit d'inventaire yo kuvuga nti ibi ndabyanze ibi ndabyemeye ibi byashaka gukorwa ibi ntibyashaka gukorwa abafaransa rero droit d'inventaire barayitangiye batangiye kubarura ntabwo ari ukuvuga ko birangiye ariko bafunguye urugi kubera ko ibintu byabaye hano jenoside ni icyaha kidashira ni ukuvuga ko n'abana bawe n'abuzukuru bawe bashobora kuzaza bakabaza kandi ntago ari icyaha wavuga ngo gifite igiciro niba barakwiciye umuryango wose yego ushaka kujya mu rukiko ukavuga uti indishyi se indishyi ni iki kuri icyo cyaha kingana gutyo indishyi ni iyihe ngewe mbona igikomeye ari ukuri kandi ntago turarangiza gucukumbura ukuri kuri icyo kibazo ariko bafunguye urugi ngewe mbona ari byiza twashishikariza abantu gusoma izi raporo cyane cyane nka raporo n'izayo ifite inshamake ntoya igaragaza imyanzuro ikubiyemo nabizi gusoma raporo ndende biragora ariko bajya bareba mu cyitwa executive summary ni ukuvuga inshamake ya raporo bagasoma ibyo noneho umuntu aboneye akanya akagenda arebamo iby'ingenzi ariko byibura inshamake umuntu yayisomye ugahera kuri conclusion ku myanzuro imyanzuro ibamo ibyari muri raporo byose niba umuntu adafite umwanya agahera basi ku myanzuro kugira ngo amenye ibirimo urakoze muri Chantal urakoze Dr Bizimana urakoze urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe wakoze kuba wakurikiye iki kiganiro tubwire icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi